Abantu benshi dutekereza ku ijambo urukundo ariko tukaribura igisobanuro. Ese urukundo ni iki? Ninde watekereje ijambo urukundo akaribonera igisubizo? Urukundo ni ikintu kiruta byose muri iyi si. Ibyo waba ufite byose, ibyo waba ushoboye byose, icyo waba uri cyo cyose, nta rukundo ntacyo byaba bimaze. Muri aka kanya rero munyemerere kugira ngo tugaruke ku ijambo urukundo. Urukundo tugiye kurugarukaho mu buryo burambuye. Ntucikwe, kurikira iki kiganiro kugeza kirangiye, uraba usobanukiwe neza urukundo. Gusa muri iki kiganiro turifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu Banyakorini ba mbere cyangwa se Abakorino ba mbere. Niba utarakanda subscribe byawe ugeze uyikanze, ugakanda like, kandi ntiwibagirwe kwandika na komenti uduha igitekerezo. Ni iby'agaciro kugira icyo utwungura, kugira icyo wadufasha mu bitekerezo, kugira ngo natwe turusheho gukora ibintu binoze kandi bimeze neza. Rero tudatinze, reka tugaruke ku kiganiro cyacu. Tugiye kureba ese urukundo ni iki? Imana iruvugaho iki? Ese kubera iki urukundo rukenewe kandi ruruta byose? Mbere yo gutangira iki kiganiro, reka twifashishe iri jambo turakura mu Banyakorini cyangwa se Abakorino ba mbere, umutwe cyangwa se ibice 13 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 13. Umutwe w'amagambo uravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice, ariko ubwo igishyitsi rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto. Ariko maze gukura mva mu by'ubwana, icyakora none turebera mu ndorerwamo ibirorirori, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso. None menyaho igice, ariko icyo gihe nzamenya rwose nk'uko namenywe rwose. Ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Iri jambo ry'Imana ni ryiza. Iri jambo ry'Imana twifashishije kugira ngo dusobanure urukundo, twumve urukundo icyo ari cyo. Ni ijambo ritubwira urukundo nyakuri, ni ijambo ritubwira urukundo dukwiye kuba dufite.
twatangiye batubwira ko nubwo wavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko nta rukundo ufite, ibyo ukora byose biba ari zeru. Ahangaha bari kutubwira ko ikiruta byose ari urukundo. Urukundo ari cyo kintu kiruta byose, ngo nubwo wagira impano yo guhanura, nubwo wamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo wagira kwizera kose, ukabasha no kuba wakuraho imisozi, ariko nta rukundo ufite, ibyo byose ntacyo biba bikumariye kandi ntacyo uba uri cyo. Icyo hano Imana idutegeka ni ukugira urukundo. Ahangaha batubwiye ko nubwo wakitanga ubwawe ngo bagutwike nta rukundo ufite, icyo gihe ntacyo ibyo byaba bimaze. Icyo Imana idushakaho ni urukundo, urukundo rwa rundi rw'ukuri, atari rwa rukundo rwo kubeshya, ngo urukundo rurihangana. Ese mu buzima bwacu twamenya kwihangana kubera urukundo? Icyo kibazo twagakwiye kukibaza. Wandike komenti utubwira uko ubona urukundo. Urukundo ntabwo ari rwa rundi batubwira rwo gukundana, rwo kuvuga bya bindi ngo sheri na shushu, cyangwa se rwo kwitana ba mombebe. Ahubwo urukundo batubwira ni urukundo rwo gukunda buri wese, uwo ari we wese ukamugirira urukundo. Hari igihe twanga abantu runaka ngo ni abanzi bacu, cyangwa se ngo ntabwo dukwiye kubakunda kubera uko bari. Muribuka ubushize twize ku kintu kijyanye no gukunda abatwanga. Niba bakwanga ariko wowe uba ugomba kugaragaza urukundo, wowe ntabwo ukwiye kwanga umuntu ngo nuko akwanga. Ngo urukundo ntirugira ishyari, nta shyari ryatuma urukundo ruba rwiza. Urukundo ntirugomba kugira ishyari, kandi ngo ntirukore ibiteye isoni, bya bindi mpoze mbabwira byo gukundana ariko muganisha ku kibi, ntabwo ari ibyo ngibyo. Urukundo ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, kandi ntiruhutiraho, ntirukerereza ikibi ku bantu. Ibyo bintu mubyumve neza, aya magambo muyazirikane neza. Ngo kandi ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Ukuri ni rwo rukundo tugomba kugenderaho. Urukundo ruri mu kuri, rutari urwo kubeshanya, bya bindi byo kuvuga ngo ndagukunda kugira ngo wishyize umuntu, cyangwa se ubone uko umukiniraho, cyangwa se ubone uko umukoreraho ibindi. Ibyo ntabwo ari byo bari kutubwira hano. Urukundo rukorera mu kuri. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, kandi ukunde n'Imana. Gira urukundo muri wowe, wumve ko ufite urukundo. Ngo urukundo rubabarira byose. Urukundo rubabarira byose. Uwaba wagukoreye amakosa wese, cyangwa se yagukoreye ikindi kibi, urukundo rubabarira byose. Ugomba kumubabarira igihe ufite urukundo. Ngo rwizera byose. Urukundo rwizera buri kimwe, kandi ngo rwiringira byose, rukihanganira byose. Aya magambo ni ingenzi ku rukundo, mugomba kuyazirikana. Icyo hano dukwiye kwiga, dukwiye kumenya, ni ukumenya urukundo rw'ukuri. Abenshi ntabwo bakunda gusobanukirwa urukundo icyo ari cyo, ntabwo bakunze gusobanukirwa akamaro k'urukundo, cyangwa se urukundo icyo ruba rugamije, ahubwo bo bakora ibyo batazi, ugasanga iki kintu cy'urukundo barakirengagije, kandi ari cyo cy'ingenzi. Mwibuke ko twatangiriye bavuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika
ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Muri make urukundo ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu. Ngo urukundo ntabwo ruzashira, ibindi byose bizarangira, ngo guhanura bizarangira, kuvuga izindi ndimi bizarangira, bizagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho, ariko urukundo ntiruzigera rukurwaho. Ndizera ko mwese uwo tubanye muri iki kiganiro ari gusobanukirwa urukundo icyo ari cyo. Urukundo rwo ntiruzigera ruvaho na rimwe, ibindi byose bizagira iherezo, ariko urukundo ruzagumaho iteka ryose. Ngo kuko tumenya igice kandi duhanuraho igice, ariko ubwo igishitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto. Iyo umuntu ari umwana aba akora nk'iby'abana, aba atekereza nk'iby'abana, mbese buri kimwe cyose agikora kuko ari umwana, nyine agikora mu bwana kuko aba ari umwana. Ariko iyo tumaze gukura tuba tugomba gutekereza nk'abantu bakuze. Ngo ariko maze gukura mva mu by'ubwana, icyakora none turebera mu ndorerwamo ibirori, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso. Iyo ni Imana ivuga, si njyewe ubivuga. Ubu ngubu dusa nk'abarebera mu ndorerwamo, ariko icyo gihe tuzarebana n'Imana mu maso. Icyo gihe izabireba niba twaragize urwo rukundo bari kutubwira. Icy'ingenzi buri wese agomba guharanira kumva ko afite urukundo muri we. None menyaho igice, ariko icyo gihe nzamenya rwose nk'uko namenye rwose. Bakristo bavandimwe, bantu b'Imana, icyo hano badusaba ni ukugira urukundo muri byose, mu byo dukora byose, aho tuba hose n'aho tujya hose, twumve ko tugira urukundo. Niba usenga, uvuga indimi, waba uhanura, cyangwa se hari indi mpano ufite, uri umukristo udakora ibyaha ariko ukaba nta rukundo ufite, umenye ko ibyo byose nta gaciro Imana ibiha. Urukundo mwumve uburemere bwarwo, murusobanukirwe neza, kandi muharanire kurugira muri mwebwe, kugira ngo icyo Imana itwifuzaho kizagende neza, kandi n'icyo ishaka kuduha izakiduhe igendeye kuri urwo rukundo dufitiye abantu, kandi dufitiye imbaga nyamwinshi. Urukundo rutarimo uburyarya, urukundo rutarimo ubuhemu, urukundo rutarimo ikibi, rutagendera mu nzira mbi, rutakwerekeza ku kibi, ahubwo rwa rukundo ruguha umurongo mwiza wo kunyuramo, ruguha inzira nziza iharuye neza, imeze neza yo kunyuramo utekanye. Naho niba uzi ko urukundo ufite ruri kukwerekeza mu kibi, gerageza ugaruke hakiri kare, amazi atararenga inkombe, kugira ngo Imana ikomeze igukunde nk'uko yagukunze kuva kera. Imana ikomeze igukunde nk'uko yemeye kubaho, ukaba ukiriho n'aka kanya. Murabizi ko hari benshi baba baragiye, ariko twebwe tuba tugihumeka turiho, nuko Imana iba idufitiye urwo rukundo, natwe tuba tugomba kurugirira abandi. Rero niba Imana ikidufitiye urukundo ngo tubeho, niba Imana ikidufitiye urukundo ngo tugire ubuzima bwiza, niba Imana ikidufitiye urukundo tukaba tugeze aho tugeze isaha izi, kubera iki twebwe urwo rukundo tutarugira, kugira ngo ikomeze iduhe urukundo kandi natwe turuhe bagenzi bacu? Ni byiza rero kumva aya magambo kandi ukayazirikana, kandi ukumva icyo ashatse gusobanura. Gusa muvandimwe, jya wumva ngo habwirwa benshi akumva bene yo. Gusa iyo ufashe iminota mike ukumva iki kiganiro, wungukiramo byinshi kuruta wa wundi ufata amasaha 10 areba ibintu bidafite umumaro. Ni byiza rero wowe uba wafashe uyu mwanya ukareba ibiganiro byacu ukabikurikira. Imana ijya ikomeza kuguha umugisha kandi utagabanije.
Rero kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe, gukande like, wandike na comment uduha igitekerezo kugira ngo ibi biganiro byacu bigere kuri benshi kandi dukomeze kubaka urukundo, dukomeze kubaka ikintu cyiza. Ndabashimiye rero, ndabakunda, bye bye.